icyo nzi cyo hari ibintu ugiye guhindura, hari ibintu navuga ngo ugiye gukura umwanda muri telefone yawe. Wowe ukurikiye iyi videwo, beza banjye, murabizi ntabwo njya mbatoza imico mibi pe, ni ukuri ntabwo njya mbatoza imico mibi, ariko hari ibintu bikurenga ukavuga uti reka mfate umwanzuro, reka mbahe agatekerezo cyangwa se ni nk'inkuru, hanyuma noneho katwigishe, kuko njye nkimara kuyumva hari icyo yanyigishije. Umubyeyi umwe yari umupfakazi, aza kurwaza umwana, baba mu bitaro igihe kirekire, ubushobozi buza kugenda buba bukeya, arakora uko ashoboye mu bushobozi bwose yari afite, amasambu amushiraho agurisha, umwana ntiyakira, umwana atinda mu bitaro. Atinze mu bitaro baza kumubarira amafaranga agomba kwishyura, abona nta n'ahantu afite azayakura pe. Arangije yigira inama, aravuga ati telefone yanjye irimo abantu benshi, ngiye guhera ku murongo, buri muntu wese urimo musaba ubufasha uko yishoboye, ntabwo ndi bushyireho ngo mpaya ngaya, ahubwo umuntu nzajya amubwira ikibazo mfite, uko ashobojwe antera inkunga akurikije uko ashobojwe. Imana yo mu ijuru nishyigikira, aba bantu ntunze muri telefone yanjye ntabwo bari bumburire amafaranga yo kwishyura ibi bitaro. Urugero wenda ibaze ufite nk'abantu 500 muri telefone, umuntu akagenda aguha igihumbi, si ibihumbi 500, wenda reka duhere aho ngaho. Umubyeyi yohereje mesaje ku wa mbere kugeza ku muntu wa nyuma uri muri telefone ye, agiye kubona abona mu bantu bose uko atunze muri telefone, abo bose asubijwemo n'abantu 6, buri wese amubwira icyo ari bumuhe, noneho abandi basigaye bagasoma bakicecekera, ntagire ikintu asubiza. Yaratekereje aravuga ati ese mu by'ukuri niba ndaha hantu, ubu nk'umuntu w'inshuti yanjye ubyumva ko ndaha hantu, sindi mu kazi, sindi gukora ikintu icyo ari cyo cyose, mu by'ukuri uba atekereje ukuntu mbayeho, akibaza ukuntu birimo kungora kuzava no muri ibi bitaro, kandi n'ubundi umuntu agikomeje kundwarana, ubu uyu muntu mwizere nk'inshuti yanjye. Arabyakira, aratuza, asenga Imana yo mu ijuru yo kabyara, buriya ntijya ibura uko igenza. N'ubundi byaje kurangira nabi, umwana aza kuva mu mubiri. Avuye mu mubiri, umubyeyi arataha, aza no gushyingura umwana. Akigera mu rugo yasanze abantu bamutanze mu rugo baje gutabara. Ba bantu bose yagiye yoherereza mesaje abatabaza basaba ubufasha, nta n'umwe wasibye ku kiriyo cy'umwana we. Arabireba, arabyitegereza, aravuga ati se mu by'ukuri ubu ngubu baje gushyingura, ese kirya gihe wenda iyo bamfasha ntibyari bifite icyo bigomba wenda kuba byakemura, cyangwa se urumva umuntu niko atekereza. Barashyinguye, bamaze gushyingura yafashe ya telefone ye, abantu bose yari atunzemo akora icyo bita gukora isuku, bose abahanaguramo, asigazamo bande ba bantu bamufashije akiri kwa muganga, nibo yasigajemo bonyine. Aravuga ati kubera yuko twababaranye mbabaye, izi ni zo nshuti mfite zimfite ku mutima, nanjye aho zizanyitabaza nzazitabara, ntabwo nkeneye kubona abanyuzuriza telefone badafite icyo bamariye. Nguko uko yahise asiba ba bantu nyine yisigaraniramo abo ngabo. Wowe ukurikiye iyi nkuru mbikubwire nanjye nibwira, mu by'ukuri abantu dutunze muri telefone, hera ku murongo kuri arufabe, urebe uvuga uti uyu muntu, uhera ku wa mbere umutindeho, uvuga uti uyu muntu ese tubanye dute, ese niki namukeneraho, cyane yuko ushobora gusanga ba bantu bagukenera. Noneho wowe wibaza utese ko bankenera njye nzabakeneraho iki? Noneho numara gushyira ku munzani w'icyo bagufasha kandi nawe wabafasha,
ukabona ari abantu bo gukomeza gutunga muri telefone, ubagumishemo noneho ba bandi badafite icyo bamaze ubakuremo. Ntabwo ndimo kubatoza imico mibi, ariko nanone mu by'ukuri birababaje biteye agahinda. Iyi saha kuba wagira ikibazo ukeneye amafaranga wenda ibihumbi 10, ukeneye kugaburira abana baburaye, wahera ku muntu wa mbere umubwira ikibazo akakubwira ati sha wihangane pe nta kuntu umeze, ako tubwizanye ukuri, umuntu akubwiye ko agiye kuburaza umwana ntiwakwihangana ku byo utetse, basi ugakuraho rushe ebyiri ukanazimushyira mu gasorori uti basi mwihangane ibyo ntetse wenda byari ku mubare ariko mushyiremo utu namwe muramire igifu kugira ngo ubuzima bugende neza. Ubwo se byagutwara iki? Njye ndimo kubigisha kuba b'ingirakamaro kuri bagenzi banyu, mbikubwire nanjye nibwira, nanjye abatamfitiye umumaro nimba siba, ejo wampamagara ukumva nkubaza ngo urinde, wihangane pe, wihangane, ibi bintu ndabivuze, gusa niba wumva hari ubundi buryo wabikosora, wowe ubyumvise ukumva nawe ujya ukora ayo makosa, ni ukuri pe, bihindure kugira ngo wimuganze muri telefone z'inshuti zawe.